Ndabasuhuje aho muherereye hose, ibihe byiza, mugira amahoro kandi mbifurije guhirwa. Nk'uko mubibona, ngiye gukora kwa video gatoya cyangwa se gashobora kuba kanini, kubera yuko ni video nziza cyane yafasha byinshi, igafasha na benshi. Kera nkiri ku ishuri numvaga ngomba kuzakora ikintu nzahora nibuka kandi nibukiraho, kuko numvaga nzabikora kandi nkabigeraho. Ndi ku ishuri nagize igitekerezo cyo kumva ese igare rino risanzwe dukoresha, kubera ko rifite amapine, ntabwo rishobora kugenda rikagera i Kigali kandi rikagaruka. Iki gitekerezo narakigize numva ni ingenzi, hanyuma ndangije mfata rino gare, ndavuga nti iri gare ngiye kuzarigendaho ngere kure, ariko byaje gukunda mbigeraho mw'ubu buryo. Igitekerezo njya kukigira nakigize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. 2015 nagize igitekerezo navuga ati ariko wajya kugura igare njya ku murindi wa Kanombe. Ngeze ku murindi wa Kanombe mpita ngura igare, ndigura ibihumbi 55. Maze kurigura ese numva iri gare, amagare akora ibintu byinshi bitandukanye, ishobora guheka imizigo, ishobora gukora ingendo nyinshi udashobora kwiyumvisha. Hanyuma mpita ndigura, maze kurigura hanyuma icyakurikiyeho naribanye naryo i Masaka. Impamvu nariguze ndi muri stage mu ishuri, kuko nigaga mu wa mbere muri kaminuza. Ndangije iryo gare ndavuga nti iri gare ngomba kuzaritahaho nkazajyana mu rugo iwacu i Kayonza, Intasho, abazi ku murindi wa Ntasho. Ndavuga nti nzaritahaho kandi nzagerayo. Nirwo rugendo rwa mbere nari nkoze. Navuye ku murindi 11:00 ndavuga i Kanombe i Masaka, hafi hariya ku murindi za Masaka iza Kigali aho ngaho. Ndaza umuhanda wose ndakomeza ndaza guhera 11:02 kugeza hafi mu masaa 7 ubwo nari ngeze ku murindi wa Ntasho. Mvuye ku murindi wa Kanombe ngera ku murindi wa Ntasho, mbibonye ndavuga nti ariko iki gitekerezo kirakomeye, mbona ndabishoboye. Ariko nabaga nateguye amafaranga y'urugendo, mfite amafaranga 30,000 cyangwa se 40 kugira ngo ndamutse naniwe mpite nditegera ndishyire muri ritiko baritware, ko muri ritiko inyuma hasi amagare bayashyiramo bakayagitwaramo. Ushobora no kuyitwara Uganda na hehe, igare ryagendamo rigiye muri ritiko. Iyo ritiko iramutse igiye i Kigali iri kugerezayo, cyangwa se i Kigali ikaba yanarikugerezayo. Ni nk'ubwo buryo nakoze ubwo rugendo ruva i Kabuga ya Masaka kugeza umurindi wa Ntasho, kuva ku murindi wa Kanombe ujya ku murindi wa Ntasho. Ariko nkiri Kigali narizengurukagaho ntembera karitsiye zose. Urabona uri ku murindi wa Kanombe uragenda ushobora kujya Kimironko, ushobora kujya za Gasogi, hejuru iyo ngiyo uratembera ukajya mu mujyi bisanzwe. Upfa kuba cyambere ni ukubuza amategeko y'imihanda.
kuvuga ngo wagera muri rompoye aho banyura bazenguruka nawe ugategereza ukazenguruka cyangwa se ukareka izizenguruka zikabanza zikazenguruka zikava muri rompo izenguruka. Nanjye ibyo byose nari mbizi ko nari narabyize, ariko biba byiza habaye nko mu mashuri higishwa amategeko y'imihanda, kugira ngo ayo mategeko y'imihanda n'abakoresha utunyabiziga dutoya uko natwita nk'igare babe bafite ubwo bumenyi bwabacisha mu mihanda, atari kugenda mu mihanda bamenye nk'iza Fiza Road, imihanda y'igitaka. Ibyo bijya bifasha rwose, nabyo ahanini bigabanya impanuka, kuko ngiye kubabwira ingendo zimwe zinatangaje nagiye nkora kandi ku igare. Hasengurutse mu mijyi hose ndaharangiza. Buriya i Kigali uva inaha uva iburasirazuba bitangira i Nyagasambu. Nyagasambu ni uba ugiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Nanone uva ukiri iburasirazuba nanone uturuka hirya nyuma za Bugesera gitangira mu karere ka Gahanga, kandi Gahanga ni iki? Ni i Kigali. Hari ahantu yanga yajyaga avuga za Nyakariro, naho ngaho bite ku Muyumba hose niho uburi iburasirazuba, ariko iyo winjiye uza Masaka uba ugeze mu mujyi. Nanone iyo uva mu majyepfo iyo ugeze hari kuri Nyabarongo ubu mu karere ka Kamonyi, si uba utangiye se Nyarugenge. Nanone uva mu majyepfo ugeze za Rulindo ahantu za Kanyinya uba winjiye mu mujyi wa Kigali. Uvuye hehe? Uvuye Rulindo winjira mu mujyi wa Kigali. Si aho ngaho ubwo Kigali yose ntubuyirangije. Yewe rero nakoresheje ririya gare mwabonye, kandi narahazengurutse ndaharangiza. Umujyi hose ndahakata hose nkaharangiza, kubera ko nari mfite amatsiko ndangiza segonderi, ko ngiye nayize modani, Kayonza modani niho nize segonderi. Kaminuza nayisoreje i Butare, nkumva ko ibyo nakoraga nabaga mbizi. Amategeko y'imihanda nari nyazi, nari mfite na provisoire narabanje ndabyiga cyane bihagije kugira ngo menye imihanda, uburyo bagenda mu mihanda, inzira y'abanyamaguru, inzira y'ibinyabiziga, hose nari narabimenye kandi nari narabyize. Ko ufite igazeti arabyiga byose akabimenya kandi akagira ubumenyi. Ubwo rero nari mbabwiye urugendo kuva rwa mbere nari nakoze kuva Masaka cyangwa se Kabuga kugeza iwacu Intasha. Aho hose agendaga iyo wigenda n'igare ubona na byinshi. Genda ubona abantu mu nzira, uhura n'abantu mu nzira, uganira nabo, ukomeza urugendo. Bamwe mugendana mu nzira ubasiga inyuma ukomeza urugendo wigendera. Gusa n'ubu uri kugenda hazagira ugushuka kubwira ngo jya ku igare twihute tugende. Oya, ujya kure uzaba uzi iyo ujya, kandi kuko uzaho ujya. Nk'uko bisanzwe rero nari nkomeje kubabwira urugendo rwa mbere nakoresheje igare mva Kigali ntaha iburasirazuba ku Murindi wa Ntasho. Cyane cyane abasirikare benshi barahazi, n'abandi bose bagiye bakora ingendo nk'izo. Urundi rugendo rwa kabiri rero ni urugendo nanone navuye ku Murindi wa Ntasho, nkagenda nkatwara igare mwabonye, nkarigeza mu Ruhengeri ku minsi 2. Kuva ku Murindi wa Ntasho nabyute saa 10:32 ndakomeza urugendo uhita ukomeza n'umuhanda w'igitaka, ugafata umuhanda wa kaburimbo. Kaburimbo ubwo ni Kayonza Rwamagana Kigali. Amara kugira icyo karari Kigali ukazinuka mu gitondo. Nazinutse mu gitondo saa 10:06 ndibuka nahuye n'abasekirite mu muhanda. Bambwiye se ko wazindutse, bati aho ngiye. Ndakomeza ndakata naraye ku Rusozi. Ndakata mpita nkata ku Kinamba, mpita nkomeza
na Nyabugogo, ndakomeza kuri muhanda hose kujya ku giti cy'inyoni, mpita mfata Shorongi, ndazamuka umuhanda ndawuyembayemba ndakomeza kugeza igihe ngereye mu Ruhengeri 10:35 hafi aho ngaho. Mbona bibaye successful nkoresheje igare risanzwe n'ubumenyi mu mutwe. Amategeko y'imihanda ni ingenzi. Ibyo rero byaramfashije kubanza kwiga amategeko y'umuhanda kugira ngo mbashe kugendamo neza. Rero ubwo rwabaye urugendo rwa kabiri ngeze mu Ruhengeri, ni ukuvuga ngo ni za Musanze. Ndabona ntibihagije, mpita mfata Musanze, uva mu Musanze ujya Nyabihu ni hafi. Ubwo rugendo ngo ndarukora mbona narangije ndanagaruka. Noneho ntekereza urundi rugendo rwo kuzagenda nanone mva Musanze, kuva Musanze nanone utaha hehe iwacu. Musanze utaha iwacu naho ni urundi rugendo nakoze, narwo rwari rurerure. Nanone nabyutse mu gitondo 11 nk'ibisanzwe, nifata urugendo, hariho igikapu cyanjye ku igare, ndakomeza mva Musanze ngera i Kigali. Ngeze i Kigali mbona ngeze i Kigali hakiri kare, mbona ntarara i Kigali. Navuye Musanze 11:00, mu masaa 7:30 nari namaze kugera hehe i Kigali. Mpita mvuga kuva saa 7:30 gukomeza nerekeza iwacu ntacyo byashoboka. Mfata ya gare nakomeza niyambukira Kigali, Rwamagana, renga mvuye Rwamagana iri Kayonza, ndataha. Nageze mu rugo nka saa 9 z'ijoro. Birumvikana ko igare nakomeje kubereka rifite akamaro kandi gakaze. Ni igare risanzwe, si ni igare bavuga ngo ni irya moteri, reka ni risanzwe rwose riragenda. Igitekerezo cyo wagira nuko igare rifite amapine, igare rifite mu cyoto twabara nka moteri y'imodoka, rifite amapine imbere n'inyuma, rifite amahembe nka direction y'imodoka. Ikiba gikenewe ni imbaraga za muntu ujya hejuru akanyonga agatwara igare rikagenda. Igare iyo rikoze neza riragenda rifata kaburimbo rwose, riba riri kugendera hejuru nk'ibindi byose nk'ibisanzwe ibinyabiziga. Ariko nubwo ikinyabiziga gifite amapine kandi ajyamo umwuka, n'imodoka kandi ifite amapine kandi ajyamo umwuka. Icy'ingenzi ubumenyi bwonyine buba buhari kugira ngo bikoreshwe. Urugendo numva ndarukoze kuva i Musanze kugera i Kayonza, Umurindi wa Ntasho. Ibyo nabyo mba ndabirangije. Ndavuga nti ibintu byose birashoboka kereka aho byanze. Kandi nawe niyo byakanga, ibikorwa byose uri gukora niyo byanze, shakisha izindi nzira bizakunda, nta kibazo, birashoboka. Izi ni kamera z'Agacu TV. Ndakubwira iyi nkuru ni nahagazeho kandi nakoze. Ntabwo ari ibitangaza, ni ibintu bisanzwe. Ntabwo Jedi Pasiteri wigisha ngo ni ibitangaza, nta bitangaza, ibintu bisanzwe byabayeho nakoze jye ubwanjye. Ubwo ni urugendo rwa kabiri nanone nari nkoze. Narubara nk'urwa gatatu cyangwa urwa kane, kubera ko navuye i Kigali Nginasho njya mu Ruhengeri za Musanze, mva Musanze njya Nyabihu, ngaruka Musanze, mva Musanze ntahe iwacu Nasho. Ingendo nyinshi cyane. Nkoresha iki? Igare rino mwabonye risanzwe rino. Ubwo bwari rubaye urundi rugendo nakoze. Nanone twiga muri za kaminuza. Ibyo byose kandi nabikoze niga muri kaminuza. 2015 uko nababwiye natangiye, ubwo za 2016. Ubwo rero aho hose nagiye ngenda nkoresheje rya gare naberetse nk'ibisanzwe. Hanyuma nongera ngira ikindi gitekerezo.
ubwo ni igihe habayeho igihe bakusanya amakampisi yose kuko niga muri kampisi ya Kibungo, bahuje amakampisi twese badukusanyiriza hehe i Butare ariho Huye. Ibyo bamaze kubikora bafashe icyitwa kampisi ya Kibungo, bafata kampisi ya Nyagatare, iriya kampisi yabaga i Kigali, Kashi, bafata Rwamagana n'izindi kampisi bagenda baziteranya, hanyuma duhurira hehe i Butare ariyo Huye. Nanone cya gitekerezo nanyifite kandi igare nari nkirifite, nanone biracyarifite ndigendaho ngibuka ibyo byose, izo ngendo zose. Hanyuma mfata urugendo, ubwo nari Kibungo, ariko byumvikana ko ndi no mu rugo inasho niga Kibungo, nanone naritwaraga nkarikoresha ndi Kibungo. Ubwo ni ingendo nyinshi cyane ntabara, nkuko umuntu mu gukura kwe hagenda habamo etape nyinshi kandi akora afite utuntu twinshi yagiye akora. Hanyuma narazindutse mu gitondo saa 10:32, mfata itoroshi yanjye iriho rwose, nshyiramo amabuye mashyashya, naje mfata umuhanda Kibungo Kigali, nk'uko utega imodoka bisanzwe. Kibungo Kigali ni urugendo ruba rurerure ku bantu bakora izo ngendo. Ndangije Kibungo Kigali, ndakomeza ngufatira igare ndanyonga Kibungo, komeza Kayonza Rwamagana, nkatava Rwamagana. Ndangije mbona ngeze i Kigali, ndari Kigali, ndazinduka kuva Kigali naraheza ku Giti cy'inyoni warenze Nyabugogo, ndakomeza bukeye mu gitondo mu Nyabarongo, ndakomeza Kamonyi, Muhanga, Ruhango. Ndari Ruhango, ngeze Ruhango mbona ndi hafi y'i Butare. Hanyuma ndara aho ngaho i Ruhango, maze kuri Ruhango bukeye mu gitondo nanone nzinduka ya masaha saa 10 za mu gitondo zishyira saa 11. Hanyuma ndangije nzindutse mpita mva Ruhango. Ntabwo byatwaye amasaha make cyane, nkoresheje igare bitwara amasaha make mba ngeze i Huye. Barura urugendo rworoshye kandi ibyo banabirangije. Ndavuga nti icyo nzavuga ni inkura, kandi byaranejeje cyane. Ariko nabaga mfite amafaranga mu mufuka, nitegura ko nshobora kugira nananirwa mu nzira, igare nkarishyira muri tiko, hanyuma nkagira gute, nikomereza ubuzima bugakomeza bukagenda. Ibyo mbona ndabirangije. Ndangije rero nuko nagiye nkora urwo rugendo ruva Kibungo rwerekeza hehe, rwerekeza i Huye. Hanyuma icyo gihe ubwo turi i Huye twarize nanone mu mastage, tugakora i Kigali, nta gare rijyanye n'igihe ndisiga, nongera gutekereza urugendo ruva Huye rwerekeza iwacu. Nanone ndakomeza rwa rugendo, nararukoze nanone nzinuka mu gitondo kare. Umurimo ni uwa kare bana bakiri batoya. N'izo ngendo zose nazikoraga iyo ukoze urugendo rw'amasaha 2 mu gitondo kuva saa 10 kugeza saa 1. Urwo rugendo rurihuta kandi ukora urugendo rurerure cyane. N'umuhinzi wazindutse kare mu gitondo yakora urugendo nako guhinga, yahinze kare, aba yahinze hanini cyane bishoboka. Mfata urugendo kuva Huye werekeza i Kayonza, ndongera ndafata Huye nanone. Ntabwo byigize binkomera kubera ko aho nagendaga nari mpazi, hari urugendo rurerure cyane. Mvayo ndongera ndataha i Kayonza, mbona birashoboka. Ariko iyo nahuraga n'abantu bambwira ati se uvuye hano hirya, ugiye se ngiye hano hirya, kubera yuko iyo uhuye n'abantu bagenda baguca intege, bakubwira ngo aho ugiye ni kure, ntabwo uzagerayo, ntibishoboka,
se ahantu hakora amasaha 10 nangahe mu modoka wananiwe kandi imodoka ikoresha moteri baguca intege. Si byiza rero ko wumva ayo majwi kandi ufite aho ugiye kandi ufite icyo ugomba gukora kandi ugomba kuhagera. Ni ngombwa ibyo urabyirinda warangiza ugakomeza urugendo rwawe. Ubwo si urugendo nakoze nanone uva Huye ujya Kayonza aho ndaharangiza. Nanone urwo rugendo urumva ko byari byoroshye kuva kuri njyewe, biroroshye kuva i Kayonza ujya i Huye kuko ndabizi cyane. Wenda icyo gihe nabikoze ndi mutoya, namaze gukura ndashobora kuba nari nkinanutse ndi muto cyane. Niyo mpamvu bavuga ko inkoni uzicumbaho uri umusaza uyica hakiri kare ukiri umusore kugira ngo ukayibika ukanayibika kure kugira ngo izagufashe igihe uzaba ugifite imbaraga nke. Ariko I'm strong, I'm not weak, ntabwo mfite, nanone ndacyari strong. Ibyo byose rero nibyo nakoze mwizo ngende fata urugendo kuva Iburasirazuba ukomeza ujya Ruhengeri ntara y'Amajyaruguru, nanone kuva Iburasirazuba uva Amajyaruguru garuka Iburasirazuba, nanone kuva Iburasirazuba ujya mu Majyepfo. Ubwo i Kigali ho kwazenguruka byari byoroshye ko ndahaze cyane. Ubwo nakazoze ndaharangiza ko nagiye nkoreshaga igare. Iyo uri ku igare kandi ugenda ubona byinshi n'abatembera. Rero natembeye n'igare, nabonye gutembera n'igare ari byiza ko ubona byinshi kandi ubona henshi, ubona ibintu byiza, ubona bitandukanye, ubona ingendo. Uri mu modoka nta kintu ubona, kugenda n'igare ubona ibintu byinshi cyane. Ariko ibyo narabikoze, uzabikora ufite ubuzima buzima. You have the brain that is working good, ufite ubwonko bukora neza, you are physically fit, ufite imbaraga. Byose ukazabikora muri ubwo buryo, hanyuma uzabigeraho. Niba ugifite imbaraga, muri njyewe kwemera ko ibintu bidashoboka nuko uba wapfuye gusa. Nicyo cyonyine nicyo kigaragaza ko utazagera ku ibyo bintu. Nimara gupfa ibi bintu byose ntabwo uzabigeraho ukiri muzima. Ubwonko n'umutima bikirimo amaraso, ibintu byose biba bishoboka. Kuvuga ngo muri izo ngendo nagiye nkoresha igare ntabwo byasabye ko ari ibintu bihambaye. Iyo mbwiye ikintu ndareba nkaseka nkatembagara nkabona ibintu byose birashoboka. Kabone ko niba waba udafite umwanya wo gukora ibyo ngibyo, ariko ibintu byose bishoboka kandi ubambise ntakurura. Icy'ingenzi ni ukubana neza mu mahoro, wikanyize, numva ko ibintu bihambaye. No, this world become isi tuyizamo tukongera tukayivamo, nta bindi. Ibyo ngibyo nibyo nabonye. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo amazi yatembye ubageze ageze kure. Kuko iyo udahagaze n'igare, kubera ko iyo udahagaze uba ukomeza ugenda. Rubyiruko rero, bantu mukiri batoya, ntabwo ari ngombwa kuba wahora usimbukana n'ababyeyi bawe ngo ababyeyi ntabwo bama ibi n'ibi kandi ufite imbaraga. Icyo bakoze ni uko bakureze ugakura ukagira imbaraga, ibindi byose urabikura ugakora ukabyigezaho. Nta nubwo ari ngombwa ko ababyeyi ngo bigishe umwana hanyuma ababyeyi ngo batege ubushobozi ku bana babyaye. Nawe mwana si ngombwa kugira ngo ugombe ukure nawe utega amaboko ku babyeyi bawe. Icy'ingenzi muramutse mukuze mukagira ubushobozi, mukagira bya bintu bikaza, mwabihanahana mugakomeza ubuzima bugakomeza neza. Nibyo rero ngendo zose naziye nzikora. Ingendo nafashe n'urugendo, n'urugendo nakoze kuva Huye ujya Nyanza, uva Nyanza uhita ujya Bugesera, uva Bugesera ugaruka i Kigali, uva i Kigali uhita ukomeza ugaruka i Kayonza. Hari abo nageraga nkora mwizo ngendo nkamubaza ati se kuva hano ujya i Kigali wari wajyayo? Hari abantu basazira mu ntara yabo yonyine, yonyine n'abasazira mu iyo ntara agasanga asaza Iburasirazuba gusa nta handi arajya, cyangwa se mu karere yavutsemo gusa. Ibyo byose hanyuma akumva ko ari byo
nakada shaka wajya utembera ukiri muto yakwiyumajije gukura ugira byinshi bizikuzitira igize urugo ugira byinshi bikuzitira ariko ukiri muto wabikora ababyeyi bacu bashaje bakuru cyane bafite imyaka za 100 bazi ibyo bita gupagasa twese kuri isi tuba dupagasa mu bihugu bitandukanye apagasa gushakisha kuko udakomeje gushakisha ugomba gukomeza ugakora kugeza igihe you are exhausted kuvuga ngo imbaraga zishize mu mubiri wawe and you die ugapfa niho ibintu byose bidashoboka komeza ukore bigeze mu mujyi hari ahantu ikaritsiye nabonye yanditseho ngo kazi ni kazi karitsiye yanditseho kazi ni kazi iriya kazi ni kazi narayibonye ndavuga ati ni ya kazi ni kazi zivuga ku maradiyo hari igihe ujya ubona nka cano ikanga kuzamuka ariko nanone ukishyiramo imbaraga ukavuga uti bizakunda kuko ushobora kureba nka Isimbi TV imaze kuzamuka cyane subscribers nyinshi views cyane ukagera nko kuri Yago TV nayo ni yarazamutse abamenya Papa Sava Sevri Koko za Makuta izo zose nge nzireba nkabona zarazamutse ukibaza how subscribers batiyongera views kuki zitiyongera ukabona ariko kuvuga ati birashobo bizakunda hose na macana hambaye ukabana ngo Red Blue JD izo zose amateleviziyo samaje kubaho televiziyo Rwanda TV1 BTN nyinshi cyane zitandukanye ngiye nzizi agenda zireba n'ama social media atandukanye abakora amafilime ku ma social media IC abireba nkayibona nkavuga ati baratangiye nkareba about kuri YouTube channel ahantu ugenda ukareba ngo about ureba igihe umuntu yatangiriye ukabona n'igihe abamaze kavuga ati baratangiye kera bakora kugeza igihe babigereyeho baragiye bakora byanga burashaka kubaza amakuru nk'abahisi nka Sabe cyangwa Yago kuva yatangiye kera bikaze n'aba Ramazan kabona gutangira byakomeye nawe mwana muto ukiri muto rekomeza ukore hari na cyane ushobora guhanga kano kanya nawe ukabigeraho bigakunda nanjye iyi ni Agacu TV ntabwo iragera kure ntabwo irabona subscribe na views nyinshi cyane ariko bizakunda I believe ko bizashoboka kuko iyo ufite umwuka muri wowe ugihumeka ibintu byose bishoboka kinyenze no kubana neza n'abandi amahoro kandi nshishikariza abafite amacano maremare yamaze gukora amazina mujye mufasha n'abandi bafite amacano akiri matoya nk'iyi mwizamure abafite indoto zabaze kugerwaho ko babyifuza nabo batera imbere Yanga yagiye azamura abantu benshi abagasobanura yatangiye asobanura wenyine ubu ngubu dufite benshi cyane barumuna be nabagiye babyigero barasobanura abandi bose nabagiye Yanga nagiye mwumva kera 2000 hafi nkiga muri za segonderi umva rero yagiye atangiye kera cyane uzarebe zira ndirimbo nyinshi cyane bagiye batangiye ba Lil Wayne ba DJ Khaled urebye ba Justin Bieber ba Nelly ba Neyo abo bose bagiye urebye igihe batangira usanga bari imyaka 15 abarahereye kera cyane akajya nabo bagira abandi bazamura muri iyi si no kuzamura naho ukagira imana no kuzamana pe ukagera aho ugera ushobora kuba waravutse nta modoka iwanyu mufite ariko ukaba uyifite bifasha n'abandi ndabashimiye rero izo ngendo nakoze nagiye nzikoresha igare kandi mbigeraho ni byiza rero gare ni ingenzi igare rwose ntabwo narituka ntugatuke igare rwose nkumva ko ni ingenzi kora subscribe like share na comment niba utarayikora kandi ujye ukanda kuri like kugira ngo mbone ko ibyo nakoze byakugirira akamaro kandi byazagira n'akamaro mu gihe kizaza ushobora no kubyigiraho kano kanya hari abatangira bacuruza gatoya utuntu duke bakagera kure kazi ni kazi mwagiye muyumva ku maradiyo n'ahandi hose
channel ishobora kuba itangiye ifite, iyo utangiye channel utangira ifite subscribers umwe, aba ari wowe hari niko navuga. Ariko nuko ni 1000 bigeze 2 birarenze. Ni ingenzi rero mujye mukora subscribe, like, share na comment. Ndabakunda, ibihe byiza, bifurije guhaha mukaronka amahoro n'amahirwe namwe. Bye bye, ndabakunda. Iyi na Gaco TV, yari Ile Defense nk'ibisanzwe nyiri channel. Bye.